reka tumanuke tujye kuri Ntwari Fiacre. Ntwari Fiacre turabizi no umuzamu w'ikipe y'igihugu akaba n'umukinnyi wa Kaizer Chiefs yo mu gihugu cya South Africa. Biri kuvuga ko agiye gutizwa. Murabizi ko hari buri kipe yemerewe abakinnyi 5 b'abanyamahanga. So rero Ntwari Fiacre baje gusanga atari muri abo 5 bazakoresha bari kure buryo bamutiza. Rero icyo nyango ture kuri Ntwari Fiacre niki ese Ntwari Fiacre we nkawe nyine biratuma azamura urwego nk'umukinnyi w'umunyarwanda nk'umuzamu wa mbere tuzi mu ikipe y'igihugu ajya gutizwa mu ikipe nta kugizisa ntabwo barayisanga nuko ajya gutizwa ariko mu by'ukuri uyu mugabo witwa Ntwari Fiacre urebye uburyo yarazamutse nko mu myaka nk'itatu ishize cyangwa ajya kwerekeza no muri Kaizer Chiefs wabonaga yuko ari umukinnyi kwa ukweri wari ufite tari dasanzwe ndetse no muri South Africa ama equipe yose arimo aratinya umusore w'umunyarwanda kwa ujumura muri rusange kabisa bavuga batuye n'umuyi n'impano idasanzwe ariko uko iminsi yagiye itambuka hari igihe kigeze kugera asa naho ashwanye n'umutoza kugira ngo mwarabibonye ajya kumusimbuza Ntwara akabyanga akanga kuva kariya kantu gasa naho kagaragaje isura itari nziza kuri Ntwari batangira kumwikemanga kuri discipline ye ubwo muri iyo minsi no byaje kuza yagize n'imyaka aravunika oya n'imbere yuko avunika uko yagize chance aza no mu Mavubi akora amamatch meza ibyo bibazo byose byari byabanje ku ahubwo yaje mu Mavubi akora amamatch meza haza gusohoka n'andi ma version y'inkuru bavuga yuko Adera Murusha yaba yaramuvuganiye muri equipe ya Kaizer Chiefs yaba yaravugishije umutoza we ko yamugirira ikigongwe ariko mu by'ukuri urumva yuko ako kantu kari kakirimo Adera niyo wari ugifite equipe cyane urumva bikavugwa yuko ako kantu kari kakirimo muri equipe haba kutumvikana n'abakinnyi baba teammates be bakinana haba umutoza urumva ko nimba yarazamuyemo ako kantu ka discipline nkeya nyine bitabigaragaza urwego ko tangiye kuremera yumva nk'umuntu wabo w'umuhatari oya watangiye kwishyura dressing room yabyapfuye bakajya bitwara nk'abantu baremereye cyane biza kurangira n'abateammate be bajya baba bati ntago turi bukinane nawe cyane ibyo iyo dressing room yapfuye watangiye kuba ikibazo muri dressing room ubundi biba byapfuye n'umusaruro ugomba kuba mu cyane uyu ngishije amaso rero mu bazamu bi equipe y'igihugu bi equipe ya equipe y'igihugu n'ibana bigomba kutuvamo iyi World Cup irabasigamo ibindi equipe y'igihugu ari Arsenal c'est le fait de coupe du monde Faransa kiravugwa atari urumva iyi equipe ya Kaizer Chiefs iyo ugiye kura nko mu bazamu ifite nayo ndetse na squad yose y'abakinnyi iyo ugiye kureba nama equipe aba yariyubatse ku rwego rw'uko usanga 80% bafite abakinnyi ba bene gihugu gusa abanya South Africa na national team ya equipe y'igihugu bafana ya South Africa urusanga bakina mu gihugu imbere bikagereza litanye no ku equipe y'umuntu bakina mu gihugu imbere pe hishingiye n'ubundi kuri ligue yabo usanga abazamu bafite barimo bitwa Brendan Peterson urumva ni umunya South Africa umwene gihugu yashwa akaba yo witwa Brice Mvuma urumva nawe ni umunya South Africa cyane hakaba witwa Karabo Molefi Karabo urumva nawe ni umunya South Africa ndetse n'undi witwa Takarani Mazamba nawe no muri South Africa nukuvuga ngo kuri liste y'abazamu bafite Ntwari Fiacre wenyine niwe munyamahanga barimo biragoye rero kumenera mu ubwo nuwa gatanu niwe muzamu wa gatanu ntabwo bigoye ugagomba kugenda niba mutiza yemere kabisa uretse wumve noneho kandandi bihari uzarebe nk'abantu bigana iyo bigana baturuka muri quartier zimwe hari ukuntu baba barubatse nimba nakitakaza bubaka akagroupe gutya buryo kukameneramo abigoye buryo kuba wakinjiramo wende babaziranye amabanga baba bafite ikintu bavuga hari abavuga ikizuru ukikanga utazi ibyo bari kuvuga utakumva ari ikintu kimwe bashobora kukubika ewana bakagenda bakakubika muri iyo mfuruka ukaziberamo urumva ubwo rero Ntwari Fiacre
kabisa byamaze kugaragaza yuko n'urwego rwe rwagiye rumanuka. Ntekereza ko no muri ekipe y'igihugu kuzagarukamo bizagorana kubera Gishweka nawe nadakomeza kwikoroga ngo yange kuba yasinyira ekipe ya Rayon Sport. Ibyo byarangiye turi buze kubigaruka. Ubwo n'indi nkuru divina dufitiye simbizi nabane kandanda y'Nyarugenge abayifite mu biganza kweli. Fiacre kuva yajya muri Kaizer Chiefs. Urumva nyine kuva mu Rwanda ajya muri Kaizer Chiefs yari opportunity nziza cyane ku mukinnyi w'umunyarwanda. Avuye muri AS Kigali. Yes. Avuye muri AS Kigali. Ujya muri Kaizer Chiefs no championnat South Africa tuzi. Ikipe nka Kaizer Chiefs makipa abakomeye ahangana muri championnat South Africa. Cyari ikintu cyiza. No kuhagera akabona umwanya wo gukina ni bimwe mu byamwafexe no kuba atakibona umwanya wo kubanzamo muri equipe nationale kuko uriya mukinnyi uyu munsi kubura umwanya wo gukina niyo competition yasanze yo nyine kwiga. Donc kumenera muri aba bazamu ba equipe y'igihugu bisa naho bimugoramo. Ariko nanone nakanya bonye. Buretse iyo mvune turaza kwigeraho ariko mbere y'iyo mvune yitwara gate. Okay. Mu kibuga ntabwo yari ari gukonvenka ko hari igihe nibuka yigeze gutsindwa ibitego 3 niba yaratsindwaga n'agakipe kaye ko nanjye hari igihe asohoka abafana ba Kaizer Chiefs barimo bamutera amabuye barimo bamuvugiriza induru natwara igitego Amavubi yagitsindishije South Africa idutsinda avuga ati umuzamu urwego ndi kurushidikanyaho abafana baramutuka baramukomera. Nyuma yaho nabwo aza kuza ngira ngo yashakaga kuba yakosora amakosa yari yakoze muri match ibanza. Urumva muri game ikurikira habaho igihe bakina match yanga resultat zirangana bagera mu gihe cya penalty. Bayeze muri penalty umutoza ne ubuza abakinnyi be aravuga ati reka noneho nsimbuze. Agiye gusimbuza ngashyiremo umuzamu wo kuza gupangurura ama penalty. Fiacre arabyanga aravuga tuzabaze. Ubwo yaragendeye kuri kandanda zari zabaye kuri match ishize. Urumva Fiacre izamu yanga kurivamo. Urumva yanze kurivamo icyo gihe yaranagerageje penalty imwe yayikuyemo. Harimo penalty yapanguruye ariko n'ubundi birangira match nyine ngenda ashaka kumenya ukuntu match araje cyarangiye n'ubundi Kaizer Chiefs itashye. Oya da bita bigaragaza isura mbi ku mukinnyi iyo bakomeza ntabwo byari kuba harakandi kantu numvishemo Fiacre ashaka kuba yaragize ishyaka agavuga ati amakosa nakoze. Oya ntabyo ishyaka none se ishyaka utumvira umutoza ni ikintu cy'ibibazo birareka nkwereketiye nunicara no kuri aya meza ukaramuka ukoze ikintu donc ukaramuka ugaragaje discipline nkeya ndakubwiza ukuri Samu ntago muzumvika nyine reka manze ndakubwiza ukuri none se damuke ntago muzumvika iyo match ayitwaramo neza ikaba ikintu cya mbere ni discipline bro ni discipline ndabyumva ubaha ibyo umutoza kubwira ariko uruhande rumwe twamumboga ubaha ibyo umutoza kubwira ibindi bize kuzanya gira discipline mu kibuga ariko iyo match ayikiriyaringa ariko umutoza azaba ati soka mu kibuga urabyanze ariko nyine iyo match ayikiriyaringa nyine iyo match ayikiriyaringa akayitsinda nese hagati yawe agakuramo penalty nese hagati yawe n'umutoza kumwe iyo baza gutsinda ariko ntabwo byari kuremera nk'uko biremereye ubu ngubu ngerekane wakora mubanze mutwumve nawe ibyo wakora byose niyo yari gusevinga ikipe igakomeza ariko iyo discipline nyewe wagaragaje ubwabyo ndagusuhe wanze kuva mu kibuga niyo waza ugapangura imipira ukamaramo ariko byonyine avuze uko ngo ugaragaje yuko uri kigomeke Divi reka nkubwire Divi reka mbanza nkubwire uwo muzamu we iyo bamushyira sibyo uwo muzamu iyo yemera bakamushyiramo wenda kwa kunda akabyanga akagera akabyemera akavuga ati reka nare bimbyemere mvemo uwo muzamu bakamushyiramo sibyo Fiacre yari yagaragaje ko ashaka kuzikuramo uwo muzamu bakamushyiramo n'ubundi na match bikarangira nyine umuzamu nta nimwe akuyemo bakayitakaza uri kumva igikomere Fiacre hanyuma se nawe gusigara babwira ngo gusigara babwira ati ngewe numva resultat zari kuvamo ibyo ngibyo birakureba wowe yarabyo turimo turavuga ko ari intwari Fiacre
nanjye niwe ndi kuvuga ndagira ngo wenda muze kugerageza natwe mutwumve ku ruhande rwacu twebwe turi kuvuga je ndi kuvuga ariko nari gutanga ingingo yawe turi gutanga ingingo zituretse icyo kintu cya kuba taragize byibura discipline ubaho umutoza ubaha amahitamo y'umutoza ese ubundi kubera kidatekereza yuko Kaizer Chiefs yari gukomeza niwe wari nya 11 bajya mu kibuga ni ugena abajya mu kibuga nuvuga ngo jyamo vamo wowe noneho okay reka tubyemere iyo discipline irabaye sibyo aranabyemeye discipline irabaye nubwo tubyanze sibyo nubwo tumushyigikiye ko ashobora kuba muri gutekereza ko tumushyigikiye ko ashobora kuba ataravuyemo sibyo ntabwo tumushyigikiye be kubera ko icyambere ni discipline wanabivuze ko na hano discipline ahantu hose mu buzima discipline irakora ariko nawe uruhande rwanyu twarwumvishe namwe nimugerageze mwumva urwaye sibyo wewe nanjye nyumva nyine natanga igitekerezo cyanjye reka ngitange sibyo icyanyu twacyumvishe discipline ni iya mbere sibyo discipline ni iya mbere sibyo noneho birarangiye pe sibyo birarangiye yavuyemo birarangiye sibyo mu buzima ikintu cya mbere hari n'ikintu kibaho nyine natwe ubwacu tugomba kwigirira bavuga ngo nukibura uzaba wanapfuye byanaranye ikintu cya mbere kigomba kubaho mu buzima kigomba kuranga umuntu ikintu bita icyizere wowe nutugirira icyizere ngo uvuge ati wenda ibi ntabwo turi kumwe ariko reka mubaze ngo ni icyizere gusa reka mubaze kwigirira icyizere biratandukanye wowe kwigirira icyizere no kugira discipline niyo iri guhuza gusohoka mu kibuga reka tuvuge ko yasohotsemo we muri we muri we yumvaga penetra zikuramo sibyo kandi ashaka gukosora amakosa yakoze kandi hari match yatakaje biba ngombwa ko namutera amabuye uzi ko buriya umutoza ashobora kukwangisha abafana burundu cyane uzi ko ashobora kubikora tukiraho abantu bakurikiye ikiganiro bakore subscribe bashyiraho comment ku nyigo tuba tuganira bazamura imibare kuko amakuru dufiteyo ni menshi tugiye kugarukaho ibitekerezo byabo ni ingenzi subscribe share like n'amakomenti babiduhe ubundi dukomeza kuri ni ukuvuga ngo njyewe ikintu numva uyu Fiacre bigendanye n'uburyo yagiye muri Kaizer Chiefs ari inyenyeri urumva yaravuye muri Tusker Galaxy urumva nayo muri South Africa bigendanye n'uburyo yaje muri Kaizer Chiefs ari inyenyeri iyo aramuka akomereje kuri iriya ritme ntekereza yuko n'umutoza atari kumufata wenda nka show ya kabiri bigendanye wenda n'uburyo yari kuba yitwaye ariko nanone kugira discipline mu buryo mu kazi ke kugiramo discipline nabyo bikaza kuza kumufasha ariko kugaragaza yuko ari umuntu w'umukongwe w'umustar ufite none hariya muri Kaizer Chiefs nta migabane afitemo byibura nta shares afitemo muri equipe guvuga arimo ararwanira equipe ye guvuga afitemo ijambo mutoza arakubwiye ati sohoka mu kibuga urangiza uvuye ati wapi urumva iyo ni imwe mu mpamvu zitumye uyu mutaramo yitwa Fiacre discipline gusa cyangwa na meforme reka mbanze nsoze discipline gusa cyangwa na meforme indi mpamvu ya kabiri no kuba niriya mvune na meforme nayo nindi mpamvu urumva ntago equipe yakwishimira gutunga umuntu udakina cyane reka nawe ntago wakishimira guhemba umukozi udakora ntago wakwishimira oya uretse no kuvuga kumuhemba muri Kaizer Chiefs yari umuzamu yari muri batatu ba mbere niko twabivuga kigiye yanabayeho umuzamu yabayeho n'umuzamu yaraje ari titire ikibazo cyo kwibaza ni ese meforme yagize yazitewe na niriya myitwarire yagize nayirimo ibyo nabyo nayirimo kuko match zakurikiye uko byumva buretse match zakurikiye ntabwo yazikina yazaga amasimbura habayeho contact y'umutoza Adera Murushi icyo gihe yabivuze muri interview sinibuka neza iyo interview nimba yarayigiziranye n'isibo niba ntabwo nibuka neza interview yabo bayigiranye ndumva ashobora kuba yarayigiranye na Rigani urumva habayeho ko Adera Murushi akontakta umutoza wa equipe ya Kaizer Chiefs muri Afrika y'Epfo amusabira imbabazi bari baramuhannye amusabira imbabazi nabwo akagezamo asimbuye donc ntabwo yigeze yongera kubona umwanya nk'uwo yabonaga ntabwo akongera urumva
umuntu wagaragaje discipline ingana inyuma ikintekereza gishobora kuba cyarabayeho ashobora kuba yarahanwe koko nibyo ahubwo nawe kwa kugenda nyine mu mutwe ntiyakire ko yahanwe abyumva ko wanda tarakwiye guhanwa akaba ikintu cyatumye asubira inyuma ku rwego bumva ko agomba kugera kuri level yo gutizwa nabyo birashoboka ariko njye hari ikintu nibaze gutizwa kwe ava muri Kaizer Chiefs njye mbona ari nk'ikintu cyiza cyane kubera ko ku mukinnyi nkuriya owe maze kuba international mpuzamahanga uyu munsi bitandukanye n'abakinnyi bacu mu Rwanda bishimira kwicara kuri bench bakabona amafaranga meza salary nziza ikaza akumva birahagije ku mukinnyi nka Fiacre umaze kuba international wazi icyo bisobanuye gukina abanza mu kibuga kuko arabizi neza ko niba ndi kubanza mu kibuga ndi kuri playing time ndagaragara uyu munsi amakipe arambona niho ndi bwigurishirize ntabwo ndi bwigurishirize kuri bench rero atineye gutera imbere akeneye kurenga level ya South Africa akajya no hanze kuba yajya gushaka nanatizwa yaba ari shuwa nziza kuri Fiacre kongera kubona Fiacre kuko kimwe mu byatumye atakaza umwanya ubanzamo muri equipe nationale ibyo byose byari birimo mu kutagira nawe ni mukuru yashobora kuba yaranize iyo discipline yanayikosora discipline umwanya ubanzamo nta n'imikino equipe y'igihugu Amavubi ikinnye myinshi ushobora kubigera nko muri 5 kwizera amaze gufata imikino isibira si 5 iyo muri FIFA series ari ya FIFA series si 3 ya FIFA series ni 3 bakinnye itatu yashobora ugashyiraho n'undi mukino wa gishuti bakinnye ndumva ari bawukiniye ku Mahoro cya gihe anoza amurusha avuga ngo cyajya ahamagara abakinnyi b'imbere gusa kuko abanyamahanga batari numva ishobora kuba itarenga 5 rwose ntabwo 5 irenga ni n'ubundi buri ntabwo ari imikino myinshi abaye akoze absence adahari equipe y'igihugu Amavubi ariko mu by'ukuri nta nubwo atanga icyizere cyo kugaruka vuba mu Mavubi niyo mpamvu rero niyo mpamvu nyine turi kuvuga ngo we niyemere sibyo agenda aranse kariyeri ahubwo byaba ari shwa nziza kuri we ko yava muri South Africa akajya mu kindi gihugu cyangwa yaguma muri South Africa niba muri South Africa hari ikipe imuha amahirwe yo gukina ni umukinnyi ureba iterambere ureba ndavangange tubwo urugero uvuze ngo ngiye kuva muri Kaizer Chiefs ngiye wenda gukina muri championnat wenda ya Zimbabwe hasi ntagara ahantu ugiye kuvuga ngo ngiye gutera imbere ngiye kugaragara ahubwo naba ko wenda nizanye muri ava muri Kaizer Chiefs shaka ari mu equipe yari muri championnat ya South Africa birashoboka ko wenda ni bamwe mu bantu bazi na Fiacre ko niba yarakiye muri TS Galaxy akaza muri Kaizer Chiefs n'abantu bamuzi bazi ubushobozi bwa Fiacre rero kongera nabako ntago bizajya kuri azaguma njye ndumva byanamufasha kuguma muri championnat South Africa igitekerezo cy'umufana hano cyo nako cy'umukunzi wacu udukurikiye cyane bamwita Wiragiye Emi ati Fiacre ni yemera ikipe imaze kumurusha ubushobozi nashaka aho agomba kujya gukina azagaruka mu Mavubi cyane urumva ubwo ngo turemeranya cyane gusa njye uko mbibona Divi njye mbona ko niba hari ikipe muri South Africa muganira ahitazacima karavuga ngo ikintu uyu muhungu yazize nuko Kaizer Chiefs yatozwaga n'umutoza w'umunyaromania kandi nari nagiye yari yagiye mu mazamu w'umunyaromania rero umutoza yicazaga Ntwari nicyo cyatumye bigera kuri urwo rwego ku ruhande rumwe wanamwumva niwe wasanga niba kudahuza n'umutoza kubera kuribaza kimwe mu bintu bituma performance z'umukinnyi zisubira hasi kudahuza n'umutoza cyane ereri yose yaba wagatewe n'umutoza byafekta nk'urwego wari uriho ku mugani nanjye ndibaza bituma usubira inyuma uzareba umutoza yakumva mwumvikana muhuza na performance zirazamuka niyo utari umuhanga cyane buri wese abona ko imyaka 5 Divi arakandi kantu numvishe wowe no kuvuga ngo uri umutoza wa Kaizer Chiefs uri umunyarwanda sibyo ugiye muri Kaizer Chiefs usanze umuzamu w'umunyarwanda sibyo wiwanyu sibyo hari n'abandi wajya ukinisha Fabrice ngo naze muri APR wakinisha nakinisha ushoboye aya uravuze hari abantu bakinisha bahita bakinisha biwabo da niba igitekerezo cy'uwo muntu mu gihe nicyo turabyemera ariko njye nanjye reka nanjye tsere kuvuga ngo uwo muntu utanze igitekerezo bineyeho nyine kugira duto umuntu ashobora kubakurikirana urumva niba
niba ku mugani umutoza wa Kaizer Chiefs ashaka ko yaraje wenda Fiacre arakene simbizi nyine ngende kugendera ku gitekerezo cy'uwo muntu sibyo byumva nawe uraza kutubwira ariko kubyumva ashobora kuba nyine yaraje ari n'urugero natanze migamba wenda uri umunyarwanda sibyo ugiye gutoza ikipe yo hanze sibyo usanzeyo umuzamu w'umunyarwanda cyangwa se wenda hari ukuntu bajya batangana ikipe zijya zigwa iyo zizanye umutoza mushyashya zikakubwira ati wenda unigurire nka bino byo mu Rwanda tujya tubona batoza bahita bagura abakinnyi bakabimuka nabo bagiye so wowe ukizanira umuzamu ari wowe umuzanye sibyo wajya ukinisha si wajya ukinisha akenshi nyine ni muvuge ngo ushoboye bibi marabivuga ngo ushoboye umutoza w'umupira nyine umutoza w'umuprofessional zihari nyinshi umutoza w'umuprofessional Thierry tuvuge wenda nk'aba ba Pepo ntabwo ashobora kuvuga ngo nawe rega abashaka kuransa kariyeri abashaka kubaka ibigwi bye ntabwo ashobora kuvuga ngo ngiye gukinisha ngo umukinnyi kuko ari nge wamuzanye cyangwa se tuva mu gihugu kimwe ngo kugira ngo nkunde ari we nzamura rero n'abatoza bari unprofessional umutoza ushaka resultat akenshi umutoza iyo yizaniye umukinnyi aramukirisha kubera ko abo naramubonye niwe abayize ariko mu by'ukuri rw'abansanze ariko mu by'ukuri ndabona yacyo yazamfasha ariko mu by'ukuri iyo asanze urwego donc areba umukinnyi umerita kuba ajya mu kibuga akaba ari we aba yakoresha uri bumuhereze ritashaka no kuvuga ngo araza kujya gukoresha umukinnyi ngo kubera ko ari ikimenyane ashobora gushya bibaho pe kandi agashya bibaho ngewe ubwanjye namena umuceri noneho hano mu Rwanda none se tubwira ukuri bibaho abatoza ni umuriro ibintu bibera muri football umuntu ashobora kukuzana sibyo ari umutoza sibyo akakuzana gutya no kuri murakoresha ngenga ya gatatu ni murakoresha ngenga ya gatatu utatubwira ngo dondesha nagari gutunga ariko bibaho hari n'abatoza nyine hari n'abatoza bakora ibyo Fiacre Ntwari Fiacre sorry akora kiwe nakwizana ndi kubavanga nuko zikareba competitor bose n'abazamu nawamenye hari abakinnyi b'abanyarwanda bari mu mikino ya UEFA Champions League ndetse na UEFA Conference League UEFA Champions League yego cyane bari bakinye amajonjora yabanza cyane ejo uwitwa harya Sahabo Mutsinzi Ange Jimezo yagizera muri Villa wari muri conference noneho uwitwa Joy Lance Michaels shusho abanyarwanda ari muri ejo nabonye yarongereye kandi yari no gukina ahubwo mu bantu hagaze neza ejo ari kubitsinda 90 ikipe yatsinze ibitego 2-0 duha ifoto ya abanyarwanda nabo bakomeze birebera umusore wabo yateretsemo kirimo iki assist se kiremereye Mutsinzi yakinnye iminota yose Mutsinzi nawe yakinnye iminota yose batsinze ibitego 3-0 nubona ko ari abakinnyi bari kugenda bazamura kariyeri bijyane n'abandi bakinnyi bakiri bato bari kugenda bazamuka Afurika turakijyamo nyamara turakijyamo cya Afurika none ibyo mwigize cya Afurika se ubundi se twigeze kukijyamo 2-3 turasubirayo icyo gihe rero nakajyana materineri ko numva urimo urabigira nkaho ari ubwa mbere twa tukigiyemo kirabera iki cya Afrika muri East Africa ari aturaba turyamye byanga Kenya na Tanzania hari aturaba turyamyeyo ari aturaba turyamyeyo cyane niko aricyo najya ngo tuvuge gato kuri iki kintu turi bugaruke nda kuri Mutsinzi Ange Jimmy wenda kuko niwe twabonye waciye mu Rwanda wenda Michaels wenda wiburaye turabimenyereye ni ishusho ki ku mukinnyi wavuye mu Rwanda wakuriye mu Rwanda akajya gukina akagira kuri rwego rwo kuvuga ngo arakina ari umukinnyi uhozaho uri bubanze muri equipe agakina 90 ari abayemo na individual performance cyane ari abayemo ibyo shaka kudusobanurira nyine abarabayemo tubona abandi bagenda tukabona bagarutse nta minsi bamaze cyangwa bagenda ukabona performance zabo ntiziranze ku rwego no kugaruka nta kwiyakira ngo urumva hari igihe umuntu akurira muri quartier agakurira muri quartier tuvuge itarimo ibikorwa remezo bihagije amashuri
imihanda myiza ajya anje twibuke ko ari uwo mu Ruhango ariko njye nanjye n'urugero ndi kugwanye njye ndimo ndaguha urugero nagwaye urugero rw'umunyeshuri akuriye muri quartier wenda za Bukomane urayizi Bukomane bwa Nyakayaga hano mbonye umuntu wahuranyije Shimiyimana Fabrice ati Fiacre arashaje ngaho nyumvira arashaje imyaka afite 30 arabivanze kandi nagashaje ku rwego rw'atakifatura kwira abazamu barakina bafite n'imyaka noneho uwo mwana ukazajya kubona wenda avuye nko muri quartier za Bukomane pfira za Gitoki ukabona aratsinze ni ubaye wa mbere ku rwego rw'igihugu se twibagiye ko muri uyu mujyi wa Kigali hari ibigo byigisha neza ku binahenze kandi binahenze cyane umwana yigira uwo mwana aba yifitiyemo ubw'impano idasanzwe muri we ndetse na performance urumva abantu nka bamutsinzi rero nabo nuko bameze ntabwo ari ukuvuga ko shampiyona yacu ikomeye cyangwa se ari ukuvuga urwego rwa shampiyona yacu yazamutse yari yarazamutse igihe bayivagamo ushobora kujya kureba igihe bayivagamo hari abandi bakinnyi b'abadefenseri tuvuge nk'abamanzi barimo barakina uyu munsi muri Libya ariko none twibukiranye iriya generation yabo yabamutsinzi yabaye successful naba Muhire Keve hari abandi bakinnyi bari imbere yabo nk'aba ba Emery Bayisenge nk'abarwatubyaye ba Faustin nabo bari beza twatekerezaga yuko bagombaga kuba baragiye i Burayi nabo bakaba n'abarushesha ngoga bari bafite impano ndetse babona yuko ari abakinnyi badasanzwe ariko mu by'ukuri bagera hanze ntumbaze ngo iyi manevure imeze gute yababayeho kuko sinajyanaga nabo bikumburira i Kigali rimwe na rimwe ukabona bakumbuye i Kigali baragarutse asa nuko bakumbura cyangwa nuko biba byanze mwe gushaka urumva miga hari akantu wavuze noneho ubu ngubu nanjye noneho numvishe ikintu bita disipurine iragutwara ariko ikibazo cyawe nawe ushaka kuntuka ushaka kugunganisha n'abazamu banza wumve kamaze risubiza umuntu witwa Uwiragiye oya ntabwo ndabemera cyane muduwe za ndani za Murera neza ngiye napfiki n'umuco oreyo turabemera hano mu karere ka Ngoma Jarama turagusuje cyane mukanya turagaruka kuri Rayon Sport dufite amakuru yayo menshi ntugira aho ugi n'abafana ba Peri bagume hano muzamuza imibare azamure cyane ntabwo kintu mukirege umva miga hari ikintu wavuze hari ikintu wavuze miga cyitwa discipline ntekereza ko ari nacyo kifasha uyu mukinnyi witwa Mutsinzi Ange Jimmy discipline ishobora kuba iri mu byibanze bimutwara iri muri bimwe bimutwara bikaba bimugejeje ahageze ubu ngubu ngewe Mutsinzi Ange nigeze kugira amahirwe yo kuganira nawe hambere face to face turi kumwe nyine twari kumwe hano ku kibuga cy'indege Kanombe nyine hari igihe yigeze kuza agiye kugenda biba ngombwa ko indege yabo bayikansaringa kubera ikirere itike bayikansaringa barayikansaringa kubera ikirere nyine ubwo bisaba gutegereza aravuga ati sinasubira mu rugo reka ntegereze nge n'ubundi ndagenda mu gitondo nagizeho amahirwe nyine yo kumuganiriza nyine iyo muganira uba wumva ari umuntu nawe warugiye za Dubai oya hari utuntu nakora hari umuntu ari merekeje ubwo cyangwa ngiye no kumureba cyangwa niweho nuza yaherekeje ngo amafaranga ukahita uyahereza kanaka kayakubikira bikarangira aviriyemo ntabwo ari nge pe ntabwo ari ngewe so iyo ugerageje kuganira nawe rero wumva ari umusore uri kompojo utuje cyane nyine uba wumva adapanika ibintu bya bindi hari ukuntu ubona we noneho kuri rwa rwego aba yumva ko adashaka ko na audience imenya ibintu bye byinshi kubera ko hari abanyamakuru bagiye kumufotora babwira ati mbabarira ndakwinye kandi aragiye hari abantu bakunda ubuzima nyine butuje muri prive adashaka ko abantu benshi binjira mu buzima cyane ko na discipline ye nuzagere Kanombe ngo batahamagara ba Karikeza ati ndagiye bana ko tudahura ku kibuga noza oya muvuge anga ibintu kujya muvuga ariko mana atubwira watubwiye umuntu tukamumenya ariko hari abakinnyi benshi badakunda itangazamakuru cyane buriya nko kugira ngo uzabone nka interview y'umuntu bita Manzitsi biragoye gasaza Manzitsi muri generation yabo umuntu uvugana na media cyane Muhire Keve